Ese nawe waba ujya wibaza uburyo amafoto nk'aya ngaya akorwamo? Ukaba wibaza ati se ni abantu bahereza gushushanya baba dizayina bazi gushushanya babikora ibi bintu? Nanjye rero nibyo nibazaga, ariko ubu namaze kuvumbura uburyo wakora ifoto nk'iyi ngiyi ukoresheje telefone yawe, ku ifoto yawe gusa wari usanzwe ufite ikaguhinduramo ifoto nk'iyi ngiyi ishushanyije. Sinzi rero aba dizayina, abantu bashushanya, AI igiye gutuma babura akazi. Ngiye kukwereka uburyo rero nawe wabikoramo ugakora ifoto nk'iyi ngiyi ishushanyije, ugafata ifoto yawe ukahinduramo iyi ngiyi ishushanyije ukoresheje Gemini AI mu minota mike cyane. Reka dutangire muri ku buryo bikorwamo. Mbere na mbere urabanza uze, nimba udafitemo software ya Gemini utarigeze uyidownloadinga cyangwa uyinstallinga, urahita uza hano uhita uza kuinstallingamo Gemini AI. Urahita uza ngiyi, uhita uza Play Store yawe ngiyi ahantu iherereye, cyangwa nawe ushobora kuba iri ahandi, ugomba kujya gusa ukinjira muri Play Store yawe ugahita urahita ufungura Play Store yawe gutya, uhita uza hano basacingira ahangaha, hano basacingira ahangaha, uhita uza hano basacingira, uhita uza wandikemo Gemini iyi ngiyi, dore ni iyi ngiyi uri busacinge, iyi yanditse gutya. Nurangiza uhita ukandaho uyinjiremo, dore ngiyi ukuntu iba imeze ni iyi ngiyi. Dore ngiyi ubanza urebe ko iriho aka kantu ka Google gutya ko ariko imeze. Noneho wowe ushobora gusanga utarigeze uyinstalingamo bakagusaba kuyinstalamo, urahita ukanda hano, urahita uhabona install, aba ariho ukanda. Nimba usanzwe uyifitemo nka gutya nanjye nsanzwe nyifitemo, urabona bari kumbwira ngo nkore open, ngo ninjiremo. Sasa rero ikintu uhita ukora, uhita uza hano ugahita winjiramo nyine, ugahita ukora open, ugahinjiramo, ugahita uyifungura. Dore ni gutya ifunguka. Ikintu rero uhita ukora, uhita uza hano kuri tuno tuntu, utu tuntu ugakandaho hano, ukinjiramo, ugahitamo hano create image. Ahangaha utu akaba ari two uhitamo, tuno twanditseho create image, ugahita ukandaho, hahita haza akantu kameze gutya, kaka icon kameze gutya. Urabona ngiye ni nk'umuneke bampaye, ariko ushaka gusanga atari umuneke ari akandi, ariko gusa ukamakinga sure ko kaje hano hasi gutya. None rero hano ikintu uhita ukora, uhita uza kuri kano kantu kameze nk'agasaraba, kano kantu kameze nk'akamenyetso ko guteranya, kano ni kuri uhita uza ukandeho, winjiremo gutya. Uhita uza hano kuri galeri, hano uhitemo galeri yawe kuko tugiye guhitamo ahantu ya foto yacu iri. Gutya galeri uhita uyinjiramo, uhita ujya guhitamo ifoto yawe. Njye ndashaka guhitamo iyi, uyihitemo gutya. Noneho sasa rero guys, ahangaha tugeze niho umuntu agomba kwitondera. Hano niho hantu hari ibanga ryo gukora ifoto ishushanyije. Ugafata ifoto yari isanzwe nk'iyi ngiyi dushyizemo, ukayihindura ifoto ishushanyije kugira bayidoreze ishushanyije. Reba rero ikintu uri buhite ukora, urahita uza ufate ahangaha, hano handitse describe your image. Ahangaha urahita ukopiya link iri muri description ya video yanjye kuri YouTube. Iyo video uri kureba iyo ngiyo munsi, ukande ahangaha munsi muri description urabonamo prompt, handitsemo copy and paste. Uhita uyikopiya iyo prompt iri munsi, uhita uyizana uyipastingemo hano. Ahangaha niyo uri bupastingemo, niyo iri bugire iri budufashe guhinduramo ifoto yacu igishushanyo. Kandi nimba unashaka ko nkwereka uburyo bakora prompt, uburyo ukora prompt nawe ukajya uzikorera, ugire ubinyandikire muri comment. Nimba ushaka ko nzabikwigisha nabyo ndahari mbigufashemo, nta kintu kinini bigusabye. Reba rero guys, hano ikintu uhita ukora, uhita uza hano ugahita ufata ugakandaho hano handitse describe your image, ugakandaho gutyo ukagumishaho. Urabona bahita batuzanira paste, ugahita ukandaho hano kuko wakopiye ya prompt yacu, ugapastinga gutya. Dore ngiyi prompt yacu iri mu rurimi rw'icyongereza, ngiyi ntihagire indi ukopiya muri description itari iyi ngiyi, yitegereze neza, aba ari iyi ngiyi uba wakopiye gutya. Hano ikintu umara gukora, numara kuyikopiya maze kuyipastingamo, hano ikintu uri buhita ukora, urahita uza hano ukore kuri kano kantu ko kohereza, aka ni kuri buhita uza ukandeho kano kantu kameze gutya.
aka niko kari bugufashe kohereza batangire badukorere ifoto yacu. Uhita uyikandaho gutya uyinjiremo gutya utabatangira bayidukorere. Rero nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe usige uyikoze kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo yacu tukwigisha, kuko amasomo tuzakwigisha ni menshi hano, nta rungu uzigera ugira kuko tuzakwigisha amasomo menshi agufasha ku bintu bijyanye no gukora kuri AI, Photoshop, za Illustrator na amasoftware menshi atandukanye nzakwigishamo. Reka rero nkwereke, urabona ifoto yacu dore ngiyi bamaze kuyikora imeze neza, urabona zirasa uko ya foto yacu yari imeze hejuru niko hano bayigaruye. Witonde urebe ni ibintu bimeze kimwe, twashyizemo ifoto yacu dushyiramo prompt, urabona dore bayidukoreye imeze neza nk'ifoto bashushanyije nk'igishushanyo cya art umuntu yikoreye. Bano bantu baba bazi gushushanya, baba drawer kumwe babigenza, dore ni gutya urabona bimeze kimwe, nta kintu na kimwe bitandukaniyeho. Rero iyo umaze kuyikora gutya bayiguhaye uyirangije, ikintu uhita ukora uhita uza kuyisevinga ikajya muri galeri yawe nyine, ukaba wayipostinga cyangwa ukaba wayikoresha ikindi kintu ushaka. Uhita ukanda ku ifoto yawe gutya ugakandaho gutya, uhita ubona hano hasi ahangaha bahita bakuzana akantu ka download, ukikandaho gutya ukiyinjiramo ifoto yacu umaze gukora, AI imaze kudukorera. Urabona akantu ka download kanditseho save munsi ka download, uhita ugakandaho gutya ifoto yacu bagatangira bakayidukora. Urabona handitseho download full size, urabona batangiye kuyidukorera gutya ibirangije gutya, baba barangije kuyidukorera. Ugiye muri galeri yawe wayisangamo. Rero nimba iyi video igushimishije cyangwa nimba hari ikintu ukuyemo, ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona andi masomo menshi tuzakwigisha akurikiraho hano, kandi unanyandikira muri comment ikindi kintu wumva ushaka nakwigisha. Rwose ndahari hano mbigufashe kugira ngo nkwereke ibindi bintu nakwigisha kandi byagufasha. Urakoze.